Hello guys, umeze mute? Ni umuhungu wanyu Leftiganda ugarutse nk'ibisanzwe. Nanone tugarutse kuri mining y'Interlink. Iyi ni ya mining igomba kuzaduha amafaranga menshi mu minsi iri imbere. Wowe utarayitangira urimo uracikanwa. Wowe hano kuri video nashyizeho referral code, ugende winjiremo urangiza uverify isura uko utangire ku mining. Abantu rero mutazi uko wafunguramo account, uraza kujya kuri ino channel yanjye ureba andi mavideo nashyizeho yerekana uburyo bayifungura ni n'utundi tuntu tujyanye Interlink uratubonaho. Yego. Twagiye. Uyu munsi ikintu kinzanye today ni ibintu bijyanye na security sako cyangwa security group, sinzi uko ubyita. Dore iyo niba application yawe uje hano uje kuri kano kantu kanze nkabereke kano ukagakandaho, ntubone ibintu by'amagurupe, uhita uza muri Play Store ukandikamo Interlink. Hano iyo usanga handitse update uhita wakanda. Iyo ari update urakanda, ariko nyine iyo ari open bivuze ko application yawe iri updated. Uhita uza wizera hano. Ubundi izi security group impamvu bazizanye ni ukugira ngo bizorohe gutanga verification ku bantu bazibamo. Niba uba muri security sako urumva ukaba mining igihe cyose yego, bizagufasha kuba verified byoroshye. Yego, kandi niba unayibamo hari na coin biguha ku munsi. Ubundi iyo umininze inshuro 6 n'abandi bantu bose mubana muri group ko ari 5 bamininze baguha coin 180 ku munsi. Yego, ibyo bintu murabyumva. Iyo abantu bose mubana muri security sako bamininze, nawe wamininze inshuro zose ko ari 6 mining ku munsi, ubona coin 180. Ariko zigenda zigabanuka bitewe n'inshuro wamininze nabo mubana bamininze. Rero kugira ngo iyi security sako iyigemo, ushobora kuza ukifungurira security sako yawe unyuze hano. Kaze mabereke. Uza kuri kano kantu guteranya, ugatuza ukagakanda. Ngikuraho group 5 zarenze. Group 5 zararenze. Ikanze gato nifungura mbibereka. Ingiyi reka mve muri imwe kuyombereke. Iyo ugiye kuyifungura uza hano, izwe tuhakanda hano, uhita ushyiramo izina rya group nyine, group ID. Ushobora guhita uyita wenda Leftitech gutya, ugahita ukanda save. Hano urabona ko barajyanze kubera twashyizemo utuntuzo tutemewe, tukanda save. Urabona ko wamaze kuyifungura, ihise ifunguka. Iyi ngiyi sasa ikintu uri bukore, urahita urazajya uza hano ukimara kuyifungura, ukanda hano add member. Hano ugiye gushyiramo abantu kugira ngo izo mining zibe nyinshi, nabo baramininga nyine. Ituzuha kandi hano ituzu ugashyiramo ID yiwe. Ya ID mwese murazizi, ni ya mibare washyizemo. Abenshi mukunda kwishyiramo nimero za telefone. Ubwo niyo uriho utamwakiye uzuyandikemo hano. Tuvuge wenda ni
ubwo wenda ni 07 7 3 9 4 8 5 tuvuge kariya. Urahita ubona noneho hano iyo umaze kugera hano uhita uza ugakanda kuri kano kantu, aka kantu kari hano, ugahita ukopiya ino link cyangwa ugahita uza ugakanda hano handitse ngo share muri kuhabona, ugahita uyimusharinga. Iyi link urayimuha wenda aho ariho hose, yaba kuri WhatsApp, iyo yikanzeho ahita aza muri interi link agahita yinjira muri groupe yawe, bose ukabadingamo kandi ukamakinga sure ko wadinzemo abantu bamayininga igihe cyose. Rero abantu mushaka ko mbashyira muri iyi security sako mfunguye, munyandikire muri comment mbashyiremo, mujye mu mayininga ku munsi zino coin 180 batanga za buri munsi. Yego sawa, niba video igufashije kora subscribe, utariyandikisha referral code ngiyo kuri screen, ngiyo kuri screen nayishyizeho 07886373. Nurangiza ugende winjire tangire mining. Erega ntugafeke ibintu kuko ibintu bifite agaciro kanini cyane. Njya mbabwira uburyo abantu banze kumininga payi bamwe na bamwe igatanga amafaranga menshi, barabizi. N'izindi mining tutagiye tumenya twanze kumininga. Rero icyo usabwa kora subscribe, fungura inzogera. Hano muri comment niba ushaka kujya muri no security sako uhandikemo ID yawe, ndahita ngushyiramo, urumva, ndahita naguha code. Hahandi wanditse comment ugaruke nyuma y'igihe gitoya urasanga nagushyize no muri security sako, uhita ukanda kuri ya link winjiremo. Thank you, ciao.